Turabasuhuje cyane inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose nk'uko duhora tubibifuriza. Nk'uko rero muhise mutangira kubibona ku masikirini yanyu, mubonye yuko kuri ubu ngubu tubafasha no kohereza ibintu mu mahanga, kandi rwose mu gihe gitoya aho waba uri hose ku isi, icyo bakohereje kikakugeraho mu gihe kitarenga iminsi 4, kandi ugenda ugikurikirana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu aho kigeze, ndetse mu buryo buhendutse bwuzuye umutekano. Nk'uko mubimenyereye rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ya mbere ibafasha kugura no kugurisha imitungo itimukanwa ndetse no gukodesha. Reka tugusabe gukanda subscribe, ukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tubagezaho gatanu kuri gatanu. Nk'uko muri kubireba rero, muri kureba inzu nziza cyane yubatse n'amatafari ya ruriba, clôture yose ni ruriba, inzu yose ni amatafari ahiye. Iyi nzu ni inzu nshyashya, nta muntu n'umwe wari wayibamo kuva yakubakwa. Bivuze ngo uramutse uyiguze ni wowe muntu wa mbere waba ugiye kuyituramo, cyangwa se waba ugiye gutuzamo niwe waba ari uwa mbere ayituyemo. Iyi nzu rero iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, iri mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, ahazwi nko mu Kagarama. Iyi nzu iri Kicukiro Kagarama, ahantu rwose kuri kaburimbo, kuko ni inzu ya kabiri kuri kaburimbo. Ni inzu ya kabiri uvuye kuri kaburimbo, nuko urenga inzu imwe yonyine cyangwa se ikibanza kimwe ugahita uyigeraho. Iyi nzu kandi ikaba ifite akarusho kuko ikora ku mihanda ibiri, ni ukuvuga hari umuhanda uyica haruguru, hakaba n'umuhanda uyimanuka imbere. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bitanu, ifite ibyumba bitanu binini byo kuryamamo, ndetse ikagira dushe na tuwarete eshatu, ikagira salo, ikagira na salle à manger birumvikana, ikagira igikoni cyo mu nzu ndetse na sitoke yacyo. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite na annex igizwe n'icyumba twakwita icy'umukozi, dushe na tuwarete byo hanze, ndetse n'ikikoni cyo hanze na sitoke yacyo nanone. Inzu rero ifite kandi parking ihagije ndetse na jardin, ikaba ifite amapave meza cyane muri parking. Iyi nzu ikaba ikorotiriye n'amatafari ya ruriba nk'uko muri kubibona. Ni inzu rwose imeze neza, ni inzu y'icyitegererezo, ni inzu nshyashya ifite design nziza, ariko kandi tukaba tuyigurisha amafaranga atari menshi, ni amafaranga makeya ugereranyije n'agaciro k'ikibanza irimo, ugereranyije n'aho iherereye, ugereranyije n'agaciro ibintu bigezweho. Iyi nzu irahendutse, iragurishwa amafaranga makeya rwose. Ubu amatsiko yabishe ndabyumva, irashaka miliyoni 75 ziri negosiyabule. Ni miliyoni 75 ziganirwaho. Wowe ngwino uvuga uti ngewe inzu ndayishimye, ayo mfite nayo. Icyambere ni ukugera kuri tele, ubundi ugashima, hanyuma hakabaho kunegosiya, kubera ko iyi nzu irahendutse mu by'ukuri ugereranyije nuko imeze n'aho iherereye. Iyi nzu ishaka miliyoni 75 gusa ziri negosiyabule. Yes, ngira ngo rero ku muntu ufite amafaranga ye, iyi nzu ntabwo ikwiriye kuba yagucika. Reka kandi tukwibutse ko wowe ufite aho ushaka kuba wagurisha, waza tukakugurishiriza mu gihe gito cyane, ari nako kandi nawe ushaka kugura waza tukakurangira ibintu bitari mu manegeka, bitarimo ikibazo icyo ari cyo cyose, nta litije, hanyuma ukagura kandi neza. Ubu noneho dutangiye kubatambagiza mu nzu imbere hose, muragenda muhareba. Mbibutse yuko icyumba kinini cyangwa se chambre principale y'iyi nzu ifite vestiaire cyangwa se urwambariro, hakaba harimo na garde robe cyangwa se akabati k'imyenda. Iyi ni ya parking nini y'akataraboneka nababwiraga. Iyi nzu rero tudatinze mu magambo, wayishimye waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 97, cyangwa se ugahamagara kuri 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter,
hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ariko kandi ushaka kudusanga aho dukorera nta handi, ni hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya Centenary House. Urazamuka muri etaje ya kabiri, hanyuma noneho ukisohoka muri esanseri uhita ukata iburyo bwawe, urahita ugera muri Nzuri Business Group Limited, aho ushobora gusanga abagufasha no kohereza ibintu hanze, ibintu mu mahanga. Nk'uko nagiye mbibabwira, nyabuneka mwebwe muri hanze, muri Amerika, i Burayi, muri Aziya n'andi hose muri Afurika, nimuze tubafashe ibintu mukeneye hano mu Rwanda bibagereho kandi mu gihe cya vuba cyane, iminsi itarenga 4, ariko kandi bibahendukiye ndetse biri mu mutekano usesuye. Mbibutse ko iyi nzu ifitemo parafo igezweho cyane izwi ku izina rya gypsum. Ni parafo igezweho kabisa kabisa. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Kanda subscribe aho utarabikora, ndetse ukore na share ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo be kujya bacikanwa n'ibi byiza wowe ubona umunsi ku wundi, wowe wakanze subscribe. Ni karibu rero, turabakunda cyane. Iwacu umukiriya ni umwami.